Muraho neza nshuti bakunze b'ikiganiro. Uyu munsi turi buvuge ku kintu gikomeje gufasha abantu batari bake mu isi hose. Ni muri kunyumva nitwa Jean d'Amour. We kurikirana akantu ku kandi maze kugira ngo atazira kugira akantu kagucika kugira ngo nawe uze kuba wabasha gufata amasomo y'uyu munsi. Se nawe wafungura YouTube gute? Ariko ikibazo gikomeye abantu benshi bibaza ni ese YouTube ihemba gute? Wabigenza gute nawe utangire kuyibyaza umusaruro? Uri kunyumva kurikirana video yose maze nawe uraza kubasha kuba wafungura YouTube channel maze nawe utangire uyibyaze umusaruro. Niba nawe ushaka kuba wafungura YouTube channel kugira ngo byibuze uze kubasha kuba wabyaza umusaruro byibuze YouTube channel maze nawe itangire kuba yaguha amafaranga. We kurikirana iyi video paka irangi. Nawe waba uri umunyarwanda ushaka gufungura channel ya YouTube, kora video ikinjiza amafaranga. Iki kiganiro ni cyagenwe fungura channel ya YouTube. Utangiza channel yawe kuri YouTube ni ubuntu. Ujya kadomo.com cyangwa ugakoresha application yayo ukinjiza ukoresheje email ya Gmail, hanyuma ugakanda ahanditse creator channel yawe izina, shyiraho ifoto ndetse ukandikaho ibisobanuro bigufi. Ibyo byose bifasha abantu kuba bakumenya. Uhereye aho ushobora gutangira shyiraho video zawe kuri YouTube, niba ari masomo, gusetsa, indirimbo cyangwa se tutorials cyangwa inyigisho. Ko channel ihemba monetization, ariko channel ihemba hari ibyo uba ugomba kuzuza. Gira abantu 500 bakwiyandikisha ba subscribers, garagaza ko uri gukora ibikorwa upload. Niba video 3 mu minsi 90 ishize kugeza amasaha 3000 yirebwa watch time, cyangwa video za shoot ufite views miliyoni 3 mu mezi 12. Iyo ibi byujuje usaba kwinjiza muri YouTube Partner Program. Icyo gihe YouTube izajya igushyiriraho amatangazo ku mashusho yawe maze uyaboneho amafaranga. Indi mishinga ikuraho amafaranga kuri YouTube. Uretse amatangazo, hari n'izindi nzira. Hano YouTube ihemba chat, super X, abantu batanga inkunga igihe kuri live cyangwa basubiza, cyangwa membership, abantu bishyura buri kwezi kugira ngo babone ibintu byihariye, cyangwa se gukorana n'amakampani. Waba ufite abantu benshi gukorana n'amakampani, waba ufite abantu benshi, kampani zaguha amafaranga ngo uvuge cyangwa ugaragaze ibyo bacuruza, cyangwa se marketing, shiraho amari ya service cyangwa ibicuruzwa. Niba umuntu abiguze binyuze kuri wowe ubona inyungu. Ibibazo bikunze kubaho mu Rwanda, ariko se wakwibaza umunyarwanda ashobora kubona ayo mafaranga? Yego birashoboka, ari imbogamizi zimwe na zimwe. YouTube ntishyira amatangazo mashusho arebwa n'abantu bari mu bihugu bifite ubukungu buciriritse nko mu Rwanda. Dore icyo wakora: ni byiza gukurura abantu bo hanze y'u Rwanda, cyane ababa mu Burayi, Amerika, Canada n'ahandi. Ikindi ni uko ubwitabire bw'ingana nuko video zawe ikozwe neza, ifite ubwiza, amajwi yumvikana n'icyo yigisha cyangwa isetari. Inama zagufasha gira YouTube channel ihemba. Kora video zifite ireme, foto nziza, amajwi meza, ibitekerezo bifite ireme. Ushyira video buri cyumweru. Urufunguzo: shishikariza abantu kukwiyandikishaho no gusangiza video. Menya icyo abantu bashaka kureba. Kora ubushakashatsi, kore ibyo abantu bashishikarijwe nabyo. Sigarike urubuga ku mbuga nkoranyambaga, Facebook, WhatsApp group n'ahandi. Mu gusoza iki kiganiro ndashaka kukubwira ko YouTube itari iy'abahanga gusa. Nubwo utaba ufite kamera yambaye, ushobora gutangira uko uri ukoroye. YouTube ihemba, ariko bisaba kwihangana, gukora cyane no gutekereza byagutse. Niba ushaka ubufasha mu gutangiza channel, kora content cyangwa kumenya uko wakwiteza imbere, twandikire tugufashe. Murakoze. Ari kumwe mu kiganiro YouTube channel ihemba. Twandikire ukoresheje izina ryawe cyangwa urubuga rwawe, tuganire uko natwe twabigira ukuri hano mu Rwanda. Mwari muri kubana Umuhoza Jean d'Amour.